Mwiriwe, muraho, mwaramutse, mumeze neza bitewe n'aho muherereye, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Ku bo bitameze neza, Imana irahari kandi n'abo bimeze neza dufatanye gushima Imana yo mu ijuru. Uyu mwanya amazina yanjye nitwa Asifiwe Ange. Uyu mwanya nifuje gufungura YouTube channel kugira ngo tujye duhura tuganire ndetse duhurireho n'ibintu byinshi bitandukanye, hazajya hacaho ibiganiro, hazajya hacaho inkuru, hazajya hacaho ubuhamya butandukanye kandi buhumuriza imitima ya benshi. Nagize kino gitekerezo nifuza yuko naba umwe mu bantu bashobora kugirira abandi akamaro cyangwa se nanjye ubwanjye bikangirira umumaro. Ndifuza inkunga yawe, ndifuza ko hari icyo wamfasha mu ntambwe nateye. Ndagusaba kunkorera subscribe, nkagusaba share, nkagusaba like, nkagusaba na comment. Tuzahurira muri byinshi bitandukanye, tuzakorana byinshi bitandukanye. Icyo nkusaba nkwinginga ni ukugira ngo untere inkunga kuko inkunga yawe irakomeye. Ndakwizeza yuko ibintu byose bizaba biri ku murongo kandi ko tuzaba twishimye dukora ibitunezeza mu mitima yacu. Murakoze cyane kunkurikira kandi ndabanezerewe cyane. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha kubw'uko mugiye kunkorera subscribe kandi ni ukuri ndabakunda. Imana yo mu ijuru ikandusha.